twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Kingdom TV, ikanisa Church of Christ in the world. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kongera kuganira n'abatumirwa bacu, akaba ari n'abavuga butumwa aho baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, mu itorero rya Foursquare. Tukaba tugiye kongera kuganira nabo kugira ngo tugerageze kungurana ubumenyi mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe. Abangaba rero ni inzobere cyangwa se nabize ariko nanone bakorera Imana. Tugiye kuganira nabo, ariko iki kiganiro ntabwo ndi bugikore ndi jenyine, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje hano, aho turi buze kugenda dufatikanya. Murakoze rero, hanyuma tudatebye mu magambo, wenda hari turashobora kuba tubavuze ukutariko, reka tugerageze tubasabe bonyine bagerageze kwivuga, hanyuma dutangire ikiganiro twamenyanye twebwe twese. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ngendo Christophe, ndi umu evangeliste muri Foursquare. Niho twaje duturutse, tuje gukora umurimo w'Imana i Nairobi mu gihe cy'ibyumweru birenga 2. Twishimiye kuba na namwe muri itangazamakuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel Samajambi, ndi umuvugabutumwa turutse i Kigali, turi mu rugendo rw'ivugabutumwa Nairobi. Wenda bishoboka pour 2 semaines ou plus. Twishimiye kubana namwe. Mana baheze umugisha. Turi kumva muri introduction yawe ugaragaje gushiramo igifaransa, ibyo ari byose abantu bahise bagira amatsiko yo kuba bomenya wenda hari mu buzima busanzwe uri umuntu ki. Mu buzima busanzwe ndi umuntu usanzwe, gusa nyine turabarimu, twigisha muri kaminuza, twize amategeko, ariko twahisemo no kuba bavuga butumwa, tubyumvamo kumuhamagaro Wakorera Imana. Reka twinjire mu kiganiro cyacu, aho tugiye kubasaba buri umwe agenda dutandukanyiriza ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa Kristo. Ndaduhereye kuri wowe. Ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa Kristo ni ibintu bibiri byuzuzanya. Umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, ari byo umwuka, umubiri n'ubugingo. Iyo tuvuga ngo ubuzima bwa Kristo, twiyaderesa cyane kuri parti y'umwuka, igice cy'umwuka ariyo esprit. Hanyuma twaza mu bintu biri z'ubu intellectuel cyangwa se byo kwiga bituma umuntu ajijuka, aho tuba twagiye mu gice cy'ubugingo ariyo ame, umuntu adevelopa akagira certain niveau mu buryo bw'ubumenyi. Hakazaho n'igice cy'umubiri tubona. Rero kuba umunyamwuka cyangwa se kuba umukristo biruzuzanya no kugira ubugingo, kandi bwa bugingo bukorera mu mubiri. Ni ibintu bibiri rero byuzuzanya iteka ryose. Ntabwo wavuga ngo ndi umukristo ndi mu mwuka gusa, iby'umubiri ntacyo bindebaho. Kuba umukristo mwiza, umuntu ahubwo agomba kuba ashitse mu buryo bwose. Ni nako Bibiliya bivuga ngo umuntu ashitse afite ibimukwiriye byose. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ari umuntu ufite imibanire myiza n'Imana. Hanyuma mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'ubuzima nabwo abasha kubaho ndetse no kwiyadapta kubaho ubuzima busanzwe uko abandi bose babaho. Kuko kuba umukristo ntibivuga kuko tuba tuvuye muri uyu mubiri, tuba tukiri muri uyu mubiri, kandi bisabwa byose muri uyu mubiri turabikora kugira ngo bikomeze bidufashe kugira ngo wa mwuka naho ubashe kuba umwuka muzima. Kuko hari ahantu abakatolika bajya bavuga mu Rwanda ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kuba afite roho ariko iri mu mubiri muzima, kandi wa mubiri nawe ufite ibyo usabwa kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwiza. Murakoze.
mugenzi wawe nawe reka tumubaze, hari context abantu benshi bakunze kuba bakoresha, ugasanga bamwe baravuga bati reka dusenge Imana ibindi by'isi cyangwa se ubundi buzima busanzwe Imana irironkera. Iyo context wumva wayisobanura mu buhe buryo k'umuntu umuvugabutumwa ndetse wanize cyane? Murakoze cyane. Amze kuri ikibazo baje n'ikibazo cyiza kandi cy'ubwenge, gusa gifite amasipe menshi yo kudevelopa no gusobanura. Ntekereza ko muri kino kiganiro tudashobora kudevelopa asipe zose zikigize, ariko wenda kugira ngo ntangire i petit débat ntoya wenda mutusangije musa n'abadushomboreje ngo dutange ibitekerezo ko dufasha abantu benshi batwumva. Reka tugendere kuri texte iri muri Yobu, ni ibice 28 28. Wenda reka nsome kugira ngo passage yumvikane. Naravuga ngo aravuga ngo maze abwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo usomye no muri Hosea 4:4 naho havuga yuko ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Bishaka kuvuga ngo en fait Imana n'umuco, Imana n'ubwenge, ubwenge bukomoka ku Mana, kandi iterambere no gukora no kwidevelopinga izo ni inshingano umuntu yahawe, kuko Imana irema umwana w'umuntu muri Edeni, ikadushira mu ngobyi ya Edeni. Afite Imana ibindi byose yagiye bivuga ngo isi nibeho ijuru niribeho, bikagenda bibaho, ariko igeze ku mwana w'umuntu iramwitonderera murema. Ni ukuvuga ngo donc l'homme ni produit, ni acte ya création yakozwe n'Imana ubwayo, kandi imbaraga umuntu twashizemo imbaraga zo gukora. Edeni twahawe ariyo ngobyi, ariyo se dutuyemo, dufite inshingano zo kuyikorera tukayirinda, haba ari mu buryo buri physique, haba ari mu buryo buri environnemental, ariko no mu buryo buri spirituel. Twanabihuza, hari uburyo twabespiritualiza tukaje mu buryo bwabi bw'Imana muri twe dukoreramo, ariko budashobora gutera imbere iyo buri affecté na weakness zigaragara mu buryo buri physique. Nuko kugira ngo umuzuro w'umuntu wuzure neza, nuko uzaspeza kandi datavuze ubugingo, spirit na physique bigomba kuba zose bikorana, kandi ntibishoboka umuntu adakora. Kuvuga ngo hari ama principe amwe biblique avuga ngo kwizera Imana, tubanze gushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibintu muzabuzongererwa. Yego nibyo kandi niko kuri, bishingiye par la foi, ariko kandi iyo foi nayo nta kwizera kutagira imirimo. Iyo ufite kwizera bugwesha no gukora, kandi gukora tuvuga ni gukora gusanzwe, gukorera Imana, kandi Imana tuyikorera mu byo dukora biri social, kuko Imana ndi sumuka gusa, Imana ni n'umuntu, kuko tubona Imana mu yaremye no mu byo yaduhaye, uko tubikora nuko tubanye nazo. So bivuga rero ngo ni question ya misunderstanding, ariko uzumvise neza actually zose bishingiye kuba Imana, kumenya Imana. Umenya Imana uranakora kandi ugateza isi imbere n'abantu bayo Imana yaremye. Murakoze. Urakoze cyane. Hari inyigisho zivugwa kandi koko niko na Bibiliya ivuga, zivuga ko turi abashitsi hano ku isi, ko turabimukira, ko tutagomba kwita ku by'isi kuko byenda gushira. Bityo bigatuma benshi dusa nkaho tutita kuri iri terambere kuko isi yenda gushira. Benshi tukaja muri navuga spiritual life, kandi tukumva ko yasubiza inyuma iterambere ryacu. Dusanishirize ubukristo, kubura umukristo nyawe ugenda ku ijambo ry'Imana n'iterambere iri dukeneye hano, ririmo amafaranga, businesses ndetse n'izindi nzira zishobora kutuzanira inyungu zidufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse no muri wa murimo duhamagariwe. Murakoze cyane mwene dataraje kununganira. En fait iki kibazo mubaje ni ikibazo gikomeye, gisaba ce que je peux appeler les ingrédients, gisaba izindi information nyinshi. En fait abantu benshi akenshi bananirwa kumva ibintu no kubifatana bitewe n'ubumenyi buke, noneho bagafata inyuguti imwe badafashe contexte général. Umuntu akaba yafata un point dans la Bible akayisoletinga na contexte n'izindi zigize.
ariko birebye neza c'est vrai Imana iradusaba yuko tuyizera yego kandi iminsi yaremeye umwana w'umuntu irabaze ni mike nubwo umuntu yarama ijambo ry'Imana rivuga ngo bazarama amashanyarazi y'imyaka 70 kubera ibyaha by'umwana w'umuntu kubera ingaruka z'icyaha cyabaye ku isi ariko niyo umuntu yaraba akaze ku myaka 100 iyo minsi yo kubaho kwacu tutazi kandi ko maîtrise pas tugomba kubaho neza turi mu muzuro w'Imana muri uwo muzuro rero ni gukora ibyo tugomba gukora by'Imana idusaba kandi birimo iterambere kuko ntabwo umuntu yaba umukristo adateye imbere afite sintekereza ko ahubwo umuntu ashobora kuba umukristo adateye imbere ko ntibizashoboka kuko izo ni challenge ni barriere zituma utaba umukristo kuko umukristo nyawe agomba gutera imbere ahubwo niba umukristo adateye imbere ntabwo ari umukristo. Izo batubwira ko ari gutera imbere mu buryo bw'umwuka no kuba ufite inyota y'ijambo ry'Imana ndetse ukaba ufite umuhemu yera. Ntabwo batwereka yo inyota y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitiki ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni byose. Ijambo ry'Imana ni umwuka ni ukwizera no gukora no gukora no kuronka n'amaronka ibyo tugira byose biva ku Mana kandi utekereza Imana yuzi Imana iraguhishura ibyo gukora biguteza imbere wowe ubwawe n'abawe kandi bituma muzo Imana kubiha ubugarura icubahiro kuko ntabwo waba mu buzima bunejeje Imana igihe Imana ikubonana ubujiji kandi umuntu ajijutse urikiza kandi ukibohora mu buzima bwose muri dimension zose spirituelle sociale ndetse navuga mu bugingo mu mubiri no mu buryo bw'umwuka birajana ntabwo birajana. Reka mugenzi wacu nawe ase nk'ubwira ibitekerezo yaduhayeho. Yego murakoze. Ubundi kumenya Imana yakagombye kuba ariyo soko y'iterambere kuko imigisha yose dukenera muri buno buzima itangwa n'Imana. Rero twamaze kwizera tukamenya Imana bishingiye ku nyigisho iri jambo ry'Imana n'iry'ibihugu byinshi byagiye bishingiraho bishiraho amaprincipe cyangwa se amahame y'iterambere bashingiye kuri Bibiliya, byaba mu by'ubucuruzi byaba mu by'amategeko ayoboye ibihugu. Hari ibihugu bikomeye kuri ino si byagiye bikura ayo mahame y'iterambere mu ijambo ry'Imana. Rero umukristo rero wamenye Imana abahawe ahubwo amahirwe atuma yinjira muri wa muhanda w'iterambere. Kuba umukristo no kuja mu ijuru ni processus. Ntabwo dukizwa uyu munsi ngo duhite tuzamurwa twese tuzagenda nka Eliya na Enoki. Tubanza kuba muri buno buzima kandi bikenewe muri buno buzima natwe tugomba kubibona ahubwo tukabibenefisi. Ugize ngo urebe abantu benshi muri Bibiliya bagiye bahuza ubuzima bwabo ubuzima busanzwe n'ijambo ry'Imana bagiye batera imbere. Tuzi ku rugero nka Daniyeli yari umunyabwenge. Ubundi muri Bibiliya bajya bavuga kuko harimo abasava babiri mu bantu banditse Bibiliya ni Salomo na Daniyeli. Bari ku rwego rw'abasava, ubwenge bari bafite rwari urwego rw'abasava, ariko muri ubwo bwenge bari bafite ngira ngo uzi kuko Salomo yari umuherwe yari umutunzi. Hanyuma Daniyeli nawe mu gihe yabayeho mu gihe ciwe yakoranye n'amami ane, buri bwami bwose bugenda bumushakisha kubera kumenya ko afitemo indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Yaba ari muri bwa bwami gukiranuka kwe no kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana bigatuma abandi bamwizera kugira ngo abashe gukorana nabo. Rero Imana niyo soko y'iterambere, ahubwo dutandukanyije iterambere n'Imana ibyo twizera bwaba ari ubuyobe, kuko Imana niyo soko y'iterambere kandi yadushize muri ino si kugira ngo tuyihindure, kugira ngo dutere imbere. Ahubwo dushingiye ku byo twizera igomba kuba imbarutso y'iterambere mu buzima bwacu. Murakoze. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Reka ndongera kandi avuze neza cyane. Afite abantu bazabibesha, les gens se trompent. Abantu bazabibesha ko ibintu by'Imana ari by'abaswa. Imana si ishaka abaswa.
kandi ariyo yaturemye. Nimba twebwe abantu twaremwe dukunda abanyabwenge, akombye plus forte raison Imana yaturemye ishaka abanyabwenge. Iyo ukoze lecture ugasesengura la Bible, usanga abahanga bakomeye Imana yakoresheje muri benshi bagize impinduka ku isi n'abantu bari basobanutse, n'abantu bari basobanukiwe. Avuze Daniel, avuze Salomo, ariko anafata n'umubwiriza. Rero navuze iby'imigani, avuga n'ibyo nyine yavugaga nyine Salomo yavugaga igitabo cy'akabani n'ubwiriza. Ariko unafashe noneho na Paul, ufashe Paul mu ntumwa zose ntiyari parmi les 12 disciples. Ariko iyo urebye ubutumwa bwa Paul yari qualifié, yari yarize, yari afite diplome nyinshi zikomeye, kandi yari umuhanga, yize neza cyane. Ariko iyo urebye nubwo yaje nyuma azavuga ari wenyine ngo yaje nk'intumwa y'icenda, ariko niwe muntu wakoze transformation ikomeye. Ivuga butumwa ry'ibugageze mu mahanga, yigishije za Efeso, za Korinte n'ahari handi hose mu mahanga, ubutumwa burasakara, kandi yabikoraga anakora. Hari aho yagazanga guhabwa imfashanyo n'amakanisa, amacaces yagiye asura, akagenda akadoda kugira ngo batazamwitwara umusabiriza, akereka urugero, agatanga urugero gukora. Bivuga rero ngo ahubwo Imana ikina abanyabwenge cyane, kuko isoko ry'ubwenge Imana. Abemera Imana rero bafite imbarutso, bafite potentialité yo gukorera Imana neza cyane. Yabivuze ibihugu bikomeye byihanganye, les États-Unis d'Amérique n'ibindi byashinzwe principe biblique, nibo bateye imbere cyane kuruta abandi. Kwigisha byose, gukora, gutanga n'uburyo umugisha uza ku bantu bakora neza, no gukora cyane abantu badafunza amaboko. Ukora niwe, hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo udakoze ntakarye. Bivuga ngo Imana niwe umukozi wa mbere, cyakwaga abantu biteza imbere. Imana iteye imbere, ni smart, ikeneye abantu bari smart. Ikindi kintu ushaka kongeraho kuri iyi ngingo mwari mutubajije, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azaguhera umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyabayeho muri Bibiliya manu yamanukaga abantu batakoze, bagatoragura gusa mu gitondo. Ariko ubu manu ntikimanuka, ntiwobyuka mu gitondo ngo ugende utoragura amafaranga mu muhanda, ntiwotora amafaranga mu muhanda. Ariko Uwiteka azaguhera umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ico kintu nanagikunze cyane ngeze muri kino gihugu, nasanze ukuntu abantu badasuzugura akazi kabonetse aragakora kugira ngo kamubesheho, kuko iyo utagakoze ntutera imbere. Ariko iyo ugakoze uko kaba gateye kose, ni wa murimo w'amaboko yawe Imana ihumugisha ikaba imbarutso y'iterambere. Rero gukora bikwiriye umukristo, kandi ni amahame ijambo ry'Imana. Murakoze. Nanone reka tuze noneho muri administration y'amatorero, sibyo? Rimwe na rimwe ukunze gusanga itorero runaka riyobowe n'umuntu utarize, ariko nanone ugasanga irindi torero riyobowe n'umuntu wize, ariko cyane ugasanga bigenda bibamo ingaruka, bikabamo nanone na avantage. Ese ni izihe ngaruka ziri mu buyobozi bw'itorero runaka? Ku rugero itorero rikaba riyobowe n'umuntu utarize, bitandukanye n'iriyobowe wenda hari n'uwize. Ese birakenewe kwiga kuba uri umu intellectuel kugira ngo ushumbe intama? Iryo jambo riragoye bwana Rutebuka kurisubiza. Ndumva ni ijambo rigoye. Ubundi Imana ikintu cyambere muri uyu murimo w'Imana, mu gukorera Imana ikintu cy'ingenzi n'umuhamagaro. Iyo Imana yaguhamagaye, Imana irakwekipa, iguha ubwenge, ikaguha imbaraga, ikaguha ibikenewe kugira ngo ubashe kuyobora wa mukumbi yaguhaye kugira ngo ushumbe. Ariko iyo habayeho akarusho, hakabaho kwihugura muri wa murimo ukora, kuko nibo bo bwabaye ubuzima bwawe, ukarushaho kumenya cyane, birushirizaho kugirira akamaro babandi uyoboye, kuko ubigisha amahame no selema ari mu cuka, ahubwo nako mu mwuka, ahubwo amahame ari baze kuri principe z'ubuzima abantu babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuba ari umupasiteri
ariko uhugutse ushobora kugira n'ibyo ahugura intama ayoboye, ni akarusho. ariko icyo nizera ni uko uw'Imana yahamagaye ikamuha uwo muhamagaro, imuhekipa izindi mbaraga zituma nawe muri bwa bushobozi bwiwe ayobora wa mukumbi akawugeza aho Imana ishaka ko awugeza. Urakoze. Profesa, ngaho dufashe kuri icyo kintu. Ikibazo wabajije ni ikibazo cyiza ariko kandi gikomeye gusubiza, kuko gisaba ubushishozi, kuko ibintu by'Imana ntabwo nanone tubianaliza mu buryo buri scientifique, kuko si ibintu dushyira muri laboratoire rimwe na rimwe ngo tubimatematize tuvuge ngo bimeze gutya bimeze gutya. Harimo de bon leader, abayobozi b'amatorero beza cyane bahamagawe, le Saint Esprit ikaba ekipa, ikabambika imbaraga, bakabarevele, bakabainspire, bagakorana na staff, bagakorana n'abantu n'ibizegere, ikabaha abajanama, bagakora ibintu byiza kandi bagera ku iterambere rikomeye cyane. Urebye ku isari ingero z'abantu bakomeye babayeho kandi bagera ku bintu byiza, banateza n'abantu imbere kandi n'abantu babajana mu bwami bw'Imana, atari uko necessairement bize, abo barahari. Dufite ingero z'abantu nanone bize, bafite ubumenyi, banasenze n'Imana neza, bumva neza Imana, bayikiranukira kandi banajijutse, ni amata bizara amavuta. C'était natunga uko yabivuze. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Umurimo w'Imana ntawe baheza carte rouge ngo kuko ikintu kimwe gusa cyonyine kibamo ni ukutubaha Imana, afite no gukurikiza. Ariko iyo uhagaze neza mu Imana, Imana ifite imbaraga zikomeye zo kwambika umuntu ubushobozi, le Saint Esprit ikigisha, nkuko wenyine kwigisha umuntu ukora neza kandi ikabikugeza. Ariko kubera ko abantu benshi baza mu itorero, abenshi baba bakeneye n'ubumenyi no gusobanukirwa n'ibindi, byaba byiza cyane ko visionnaire, umuntu ureberera abandi, agomba kuba afite ubumenyi runaka, byakabaye byiza. Ariko Imana iyo rimwe na rimwe ntiyitegereza uko abantu bitegereza, kuko ibyo tureba rimwe na rimwe Imana iradusumbye, hari ibirenze ubushobozi bw'abantu. Imana ikora ibitangaza, igakoresha abantu ibitangaza bikomeye, ugasanga ibyo abantu bibwira sibyo. Ariko nk'abantu mu buryo busanzwe twakwifuza ko abantu benshi bayoboye amatorero bagerageza kwihugura no kumenya, bashingiye ku mpano bafite, kugira ngo bakomeze basobanukirwe, bunguke cyane, kuko kwiga kumenya ni byiza, kuko kwiga ni Imana ibitanga, ni Imana ibitanga kandi bifite inyungu nyinshi cyane. Ariko cyane cyane kubaha Imana no kumenya, kuko umwuka ari wo mwigisha mukuru kuruta na za kaminuza n'andi mashuri yose atandukanye. Kenshi na kenshi dukunze kubona inyigisho zitangwa n'abungeri, rimwe na rimwe bakavuga ko ugomba kwima umwanya imirimo isanzwe mu buzima busanzwe kugira ngo uhe umwanya munini cyane itorero. Icyo nacyo ni ikibazo cyiza kiri gisaba ubwenge. En fait, uriya ibyo buvuze abayobozi bamwe basaba abakristo babwira ko baburira Imana bagomba kuba ku itorero, mbese bari ku gicaniro. Yego, ibyo ni ukuri. Umukristo wese agomba gukora ku gicaniro. Ni principe ndakuka y'Imana, nta n'uwo yihindura, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urudete rwose rwanditse, nta muntu n'umwe ufite ubasha kuruhindura. Uko itohinduka, uko isi n'ijuru birahinduka, ijambo ry'Imana rireze, riravugutiye, n'iry'umuremyi riradusumba twese. Bivuga ngo kugira ngo umuntu spirituellement aba afite imbaraga zo gukorera Imana, ayinezeze, ni ugukora ku gicaniro. Kuko umukristo udasenga, umukristo wumva ijambo ry'Imana, en fait ni umurwayi. nkundira dusa nk'aba hatandukanyeho, urabyumva wenda kuri bihuze. Ariko kandi gusenga Imana ivuga siko abantu si kutwe tuzumva. Gusenga si ukuvuga ngo si ugutonda buri munsi, basi naho rero gusenga dusengera aho dukora. Gusenga n'ubuzima bw'umukristo, c'est la vie.
d'un chrétien wasenga uri mu murimo, wasenga muri basi, wasenga uri mu kazi, wasenga uri mu ishuri, wasenga uri mu bucuruzi. Gusenga ni connection, ni uburyo utekereza ku Mana yawe. Ariko kandi mu buryo bwa data, mu buryo bw'Imana birasaba ko aba sacrifice y'umwanya. Hagomba kubona ku mwanya igihe waje ukaba mu fellows ukagira fellowship, ugomba gutanga umwanya ukagira ukagira fellowship kuko guterana bifite icyo byungu. Ariko ntibibuza ngo ni ngoma ngo abantu bati imirimo bafite kugira ngo ariho batonda, kuko nanone udakoze ukagira inzara ikaza gutera kuja kwiba uzacumura. Nuko ufunga imiryango y'ikintu uko dukora twature equipe, ariko kandi tukamenya ngo dukora byose Imana niyo ya mbere. Kumuvandimwe nawe twunganire. Murakoze. Ico kibazo kiragoye gusubiza, ariko reka ngisubize muri aya magambo. Mu bintu bitatu bihenze Imana yaduhaye, icya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni umwanya, icya gatatu ni amafaranga. Rero kuba umukristo ntibivuze kuko ugomba kuba umunyakavuyo. Yego. Hagomba kubaho, ugomba kugira ubwenge bwo gukora time management. Umukristo utamenya guhuza ubukristo bwiwe n'akazi. Ubundi hari abantu benshi ujya wumva nyine bigenda bibaho nk'uko babivuze, ngo ari mu mwuka cyane, ariko ugasanga niwe wica akazi, niwe udakora akazi aho aherereye, ngo ari mu mwuka. Kandi babandi bakorana ibo wenda ntibari mu mwuka, barashaka icinjiriza niba ari kampani akoramo, icinjiriza wenda niba ari ikintu runaka akorera kugira ngo abone. Ahubwo umukristo mwiza yakagombye kuba modele ku kazi. Ariko umunsi umwe bahaye Yesu bashatse kumubaza hejuru y'iby'amafaranga, baramubaza ngo ese bahe Kayizari amafaranga. Yego. Arababwira ngo Kayizari mu muhibye n'Imana muyihe ibyayo. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kumenya umwanya wo gusenga, ariko yashoje umwanya w'akazi. Umuntu ukubwira ngo takazi uze gusenga, nyuma y'ubwo buzima se aragutunga? Nyuma y'ubwo buzima arakwishurira inzu? Nyuma y'ubwo buzima azakwambika? Ahubwo uri mutegura ibandi mu buzima wowe ubwo ugomba gukangurira buyoboye gukora cyane. Hanyuma muri kwa gukora cyane muri 24 heures dufite bakamenya umwanya w'akazi n'umwanya wo gusenga. Yego. Biradusaba ubwenge rero guhuza imirimo ya buri munsi n'akazi dukora, kandi tukaba intangarugero mu kazi. Murakoze cyane. Reka mbaza akabazo kamwe kari ndi bubazeho professor hano. Uri impuguke isoma amastatistika atandukanye, yaba ari ku rwego rw'isi ndetse n'ibihugu. Urebye ku ma investissement akomakomeye haba ari ku isi cyangwa mu gihugu, ubona haba harimo pourcentage zingana iki z'abizera Imana? Kuko hari amakuru avuga ko abakijijwe tudashira imbaraga cyane muri investissement, cyane abatizeye akaba aribo cyane babasanga bafokasinze mu buryo bwa business bw'iterambere risa n'irigaragara. Hari nka example nshobora gutanga, hari gushobora gusanga kabare kamwe gafite speaker zirenze 20, hari ugasanga itorero rifite abantu 300 bafite speaker 4. Nk'umuntu w'inzobere ubona ari iki kibitera le monde ténèbre, ugasanga ni investissa mu buryo bugaragarira amaso, ariko le monde spirituel ugasanga ntago yita kubigaragara nk'ibyo nk'ugo rugero nari ntanze. Cyo ni ikibazo cyiza, ariko nacyo nyine kigoye wita ubwisubiza igisubizo kimwe. Ariko ntekereza ko ari nanone n'icya kintu twavugaga cy'ubumenyi. Ab'isi bo bashora imbaraga mu bumenyi. Yego. Mu gukora business bakamenya kapitale, bakamenya ibisabwa, managinga time, managinga n'igishoro gikenewe. Yego. Bakabishyira imbaraga bakabishoramo, kandi bakitanga bakabikora. Ariko abakristo benshi cyane b'Abanyafrika
cyane abanyafurika ntabwo ari bose no kwisi kuko abazungu bateye imbere Yego. nubwo baba ari abakristo baramvisa cyane no muri za no mu churches yabo kandi ukabona bakora infrastructure yabyo na investment ikagenda neza bikwiye kimwe nuko navuga abantu batazi Imana bikora Yego. ariko izo statistike nyinshi ziri hasi n'abanyafrika abanyafrika ariko nabo babikora ni question y'imyumvire ariko ubundi nta mpamvu ihari isobanutse yo gutuma abatizera Imana aribo bayumvise cyane kuruta ntibakagombye kuturusha ntibakagombye kuturusha kuko twese twahawe umwanya ungana Yego. twahawe igihe kingana kandi twahawe isi twese kwimanaginga twahawe n'ubutunzi bwigize so ni ukuvuga rero ahubwo kubera gushingira ku Mana twakagombye kubarusha Yego. nuko dufite weakness ni weakness tukiri aho reka mpite nkubaza n'akandi kabazo ese byashoboka ko umupasiteri ashinga uruganda rw'inzoga icyo gisubizo kiragoye ariko mu kuri tugomba gukora ibijyanye n'ibyo kwizera kwacu kutwemerera nimba wigisha uvuga kuko inzoga zitemewe hanyuma wewe ugashinga uruganda rwazo uvuguruje ibyo wizera kuko biravuga ngo ntitugasinda inzoga zuzuye ubukubaganyi noneho njyewe nimba mbibwiriza ngo mbikoze mba mvuguruje kwizera kwanje ubundi hariho ibintu byinshi Imana yashizeho twoshakamo ubutunzi kandi tugatera imbere ibyo rero tubishoyemo imbaraga ahubwo aho twagiriye ikibazo nyine nuko tutigishijwe ayo mahame yo kwizera kwacu ukuntu tuyahuza n'iterambere tugatera imbere ariko mu by'ukuri njye numva kuko nk'uko wari uvuze ngo umupasiteri agashinga uruganda rw'inzoga hanyuma ubwo nyine ikintu kijyanye no Bibiliya iravuga ngo ntimugasinda inzoga zuzuye ubukubaganyi ubwo ni ukuvuga ngo uwo murongo yazabwiriza akawusimbuka kubera kuko niwe urimo uzishoramo abantu so umuntu agomba gukora ibintu bijyanye no kwizera kwawe reka tubikure mu gushinga iyo ni investissement ni amafaranga yasohoye byashoboka ko umuntu wizeye reka tuvuge gutyo inzoga uruganda ni rugari reka tuvuge nka Burarirwa byashoboka ko umupasiteri yakora muri Burarirwa kuko gukora no kunywa ni ibintu bibiri bitandukanye byashoboka gukora no kunywa ni ibintu bibiri bitandukanye Yego. nk'uko bivuze gukora atanywa bo biterwa n'intuzi biterwa n'imyumvire y'umuntu buriya iyo dukijijwe hari ibintu njyewe nshobora gukora we mu buzima busanzwe ukumva wewe ntibigucira urubanza wowe ukabikora kandi ntibigire icyo bigutandukanyaho n'Imana yawe ariko njyewe nabikora nkumva naciye inka amabere ikintu gusa ugomba kwirinda mu kwizera ni ugukora ikintu giteza insecurity mu kwizera kwawe ahubwo ukora ikintu uhamanya n'umutima kuko wakiriye umwuka kwemezanya ngo ayo mahame nuko reka twumve Dr nawe abidusubizemo hanyuma dusa n'abagana ku musozo murakoze cyane ntabwo ndi dogiteri sindaba dogiteri kuko uri umwarimu iyi ni media ndi umwarimu ndafite experience ndende n'ibindi byinshi nagiye nkora ariko sindaba dogiteri ariko namuba Imana bikunze nta kigoye kirimo cyo ndamuba ariko kuri icyo kibazo ikibazo kigoye afite umukristo n'amahitamo yego iyo uvuze ngo umukristo wahise gukorera Imana kandi muri uwo muhanda hariho amabwiriza umwuka agenda aheza umuntu mu kwishura kuba umupasiteri yafungura uruganda wavugaga rw'inzoga nabanze kubihuza n'ibintu bya culture en fait la religion ikorera muri culture kandi la culture cyangwa se indangagaciro z'abakristo zishingiye kuri societe ntabwo ari uniforme ni elastique ntabwo twese isi ifite kiritere zihuye hari ibintu twita tabu hano iwacu ariko abandi boroshe hari inyorosho ukuntu ariko izo nyorosho rero biblikamente zibamo kuko Imana ntizigenda kuri karango telle societe imeze gutya donc amahame yayo n'indakuka yashubije neza ni question de conviction uhawe na Saint Esprit uko ubyumva ariko
ntekereza ko uko yabisubije nanjye nasubiza gutyo kuko ndi pasiteri ngafungura uruganda rw'inzoga nabe mbaye imbarutso yo gusembuza abandi nabe mbaye ikigusha ni umuryango ukingurira abayoboke nifuza ko bava mu nzoga naba nivuguruje mfite mu maprincipe yanjye nkumva rero ko hari ibintu byinshi byo gukora ubona ikintu kinyerera harimo letere glissa ifu kuyevita ugashaka ahandi hantu hatanyerera kuko mu Kristo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo byose turabyemerewe byose turabyemerewe ariko byose ko bitugirira akamaro ndavuga si plan spirituel ikindi wabaje cyo gukora mu kabari uri umukristo biterwa n'akazi baguhaye. Par exemple kuba wenda wafata amafaranga ukakira amafaranga ukaba receptioniste sinumva ko ari ikibazo kiri ni question understanding ariko wenda ubaye umuhereza w'inzoga ko sometimes ugomba kubanza no guhonja ukabaza ukayunami déjà c'est provoquant izo ngivyo byakugora twamuhereza uri kugerageza n'ubundi kumuha n'amasomo yo kumugarura il faut éviter ikintu cyose cyakwizingiraho cyatuma les champs libres akakora ibindi wirinde ikintu cyane nizo kabisa ariko byose mwuka kamukorera. Aha murakoze cyane hanyuma wenda hari ibibazo dushobora kuba tutababajije ariko mwumva biri ngombwa cyane kugira ngo society ibe yabimenya. Murakoze cyane turabashimira Kingdom ikiganiro tubashe gukorana. Ndashaka kuvuga magambo wenda nk'abiri cyangwa atatu nsoza. Kwizera Imana kuko nabivuze ntangira n'imbarutso y'iterambere n'imigisha yose dushobora kubona muri buno buzima. Kimwe mu bibazo twagize nico kudahuza ibyo twizera n'ubuzima busanzwe, kandi icyo Imana ishaka nuko tubihuza. Imana igira amahame, iyo yagendeyeho ibasha kugera kuri bya bindi wifuza kugeraho, kuko Imana niyo kwizerwa, Imana ni urukundo, ibishaka kuko wa muntu winjiye mu buzima bwo kwimenya atera imbere mu buryo bwose. Rero icyo nasaba abarimo batwumva nuko ibyo twamenye bitatubera imbogamizi y'iterambere, ahubwo bikatubera umuhanda mwiza utwinjiza mu iterambere, ndetse bikatubera imbaraga zituma tuba n'intangarugero hahandi dukorera mu buzima busanzwe, bavuge ngo naka ni koko yamenye Imana yarahindutse. Ibyo nitubikora gutyo imigisha y'Imana izaza ku buzima bwacu, hanyuma tube tubaye twese abavuga butumwa kandi tutarinze guhagarara ku dututi, ariko dukoresheje ubuzima twabayeho abantu babona izo mpinduka bakifuza kumenya ya Mana twamenye mu buzima bwacu. Cyambere tube intangarugero muzo dukora, twerera imbuto abo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi, kandi duhuza amahame y'ijambo ry'Imana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imana nayo izabiduhera mu mugisha. Ijambo rya nyuma nabwira abantu batwumva nuko abantu bagomba kumenya yuko isoko y'iterambere n'isoko ryo kujijuka n'isoko y'ubumenyi rishingiye mu ijambo ry'Imana. Amahame n'amabwiriza n'inzira n'umurongo bicamo byose Imana arabisobanuye. Abantu rero bagomba kutaba abantu mu bitekerezo, bagomba gusesengura ijambo ry'Imana babisengeye cyane nk'uko Imana akabaza bakamenya icyo gukora, kandi nta kindi ni ukwiteza imbere no guteza abo bari kumwe n'isi turimo, kandi tukanezeza Imana mu byo dukora byose. Ni ukuvuga mu yandi magambo Imana ni byose muri byose, icyo twifuza cyose n'ibyo dukeneye byose Imana ni umuyoboro wabyo, nta kivuguruje na kimwe gihari. Ikindi ndangiza ndashaka ko abantu batwumva abantu bakunze kugira ikibazo cyo kwibesha cyane muri societe yacu, bakumva yuko umuntu wize cyane ataramya Imana, umuntu wize cyane yagara no mu materaniro n'iki kikaba nkaho kibaye gitangaza. Umuntu ujijutse, umuntu ufite amafaranga, ushobora kuba afite imodoka, umukire, atoje gusenga, atakwizera, atakucisha bugufi, ahubwo ni ikinyoma.
kuko abo ngabo ubwo niba Imana cyane ikeneye kandi dufite ingero nyinshi ba Dawudi n'abami n'abandi barabikoze bari abami bakomeye ba Isiraheli bivuga rero ngo Imana iraruta bose iraruta byose so nta ciciro na kimwe idakeneye nta ciciro na kimwe idakeneye cyabona ubuzima bw'umwana w'umuntu urwo rwose twagira ngo Imana ibiduhesha kandi mu dukora byose tugomba kwiteza imbere tugakora kuko gukora ibyo dukora neza Imana yesha umugisha kandi bikaneza Imana n'abantu. Murakoze abakurikiranye kino kiganiro turabashimiye hanyuma n'abatumirwa bacu reka tubashimire cyane kuba mwemeye kuganiriza intama n'ubundi kuko mugenda muvuga ubutumwa hirya hatandukanye n'ubu ngubu n'ubundi butumwa bwari bugenewe ababashe gukurikirana kino kiganiro hanyuma reka nanone tubatume intasho mu itorero rya Foursquare hari i Kigali ubwo muzasubirayo muzagereyo amahoro hanyuma muzabasuhuze. Murakoze.